Nizere ko mumeze neza. Reka dutangire nshimira buri wese ukoze subscribe kuri channel yacu JS Rapano, akabisangiza abandi ibyo tuvuga. Ni ukuri warakoze, kandi nutarabikora nta kibazo. Nizera ko hari umunsi uzakora subscribe. So rero uyu munsi tugiye kuganira kuri topic umuvandimwe yatubajije, yarambajije ngo wazadukore kuri step ukurikiza iyo umaze kubona admission letter. Uyu munsi nibyo tugiye kuvugaho. Kugira ngo dutangire neza, ngiye gusa nkaho ntekereza ko wabonye dokima, warebye ibiganiro byabanje, ukandikira ishuri, ukishyura amafaranga, bakaguhereza admission letter. Iyo baguha admission letter bayiguhana na accommodation letter. Reka tubivuge ari nka basic introduction. Reka ntekereze ko step 0 wayikoze, ariko utarayikora reka bimubwire mu ncamake. Step ya mbere ni ukujya kuri website naberetse, hari ikiganiro nayikozeho mbereka ukuntu ushobora gushaka ishuri, ukavugana n'ishuri, ukareba website ukabanza nyine ukajya kuri website ukareba ibyo bafite, wakumva bikunze uri interested ugakomeza ukabandikira. Hari abo wandikira kuri email, hari abo ushobora gusendinga dokima unyuze muri systeme, ariko amakaminuza menshi aca muri systeme, ukishyura amafaranga asabwa, biterwa. Hari aho usanga ari amazoroti 85. Muribuka uko nababwiye ubushize yuko izoroti twajya turi kubanga 320, cyangwa se ugasanga hamwe ni 400, biterwa n'ishuri uko ariko ubundi amashuri menshi ya leta ni uguhera ku mazoroti 85 n'ibihumbi 20 gutyo kuzamura. Iyo ubirangije ukora, ishuri riguhereza icyo bita pre-admission letter. Pre-admission letter ni leta ukoresha wishyura amafaranga ku ishuri. Hari abo ushobora kwishyura semester imwe, cyangwa nawe ushobora kwishyura umwaka wose. Ndimo kuvuga ko wowe wabyikorera, ntabwo ndimo kuvuga ngo umukomisiyoneri. Hano muri izi video ni ahantu ngaragaza ko ukeneye kuvugana n'umukomisiyoneri. So reka dutekereze ko rero ibyo byose wabibonye, warabihawe, byose biri tayari. Step aha tugiye guhera niho twise kuri 0. Step 0, ishuri ryaguhaye dokima online ziri official, ibintu byose biri signed, warabibonye, ishuri ryaragukonfirmye. Icyo uba usigaye rero gushaka, ishuri ryo iyo rigiye kuguha riguhereza admission letter, rikaguhereza n'izindi dokima zose wakwifashisha kuri immigration, kuri embassy. Mwizo dokima izo dukunda kuvugaho cyane niyo bita accommodation letter, aho uzaba na proof yuko wishyuye. Ibyo kaminuza irabyandika ikabikonfirma, ni dokima baguha, ishuri rirabitanga. Rero tugiye kureba step ya mbere. Ukimara guhabwa dokima zose ukeneye, step ya mbere ni ugushaka uko wuzuza application form ya visa, icyo twita national type D visa. Iyi national type D visa ikwemera kwiga full time, ikakwemera gukora full time. Ntabwo wakoresha iya Schengen, kuko ntabwo uba ugiye muri Schengen. Ukoresha type D visa, national type D visa. So kugira ngo ubone website, uzajya muri Google wandikemo Consular Poland, ubyandika gutya byanditse, kuko biri mu Gipolish. Warangiza ugahitamo Dar es Salaam, cyangwa ugahitamo iriya website ya mbere. Iyo uyihisemo uragenda ugahitamo ahantu havuga yuko uri as student, ugakora verification code baba bayiguhaye ukayishyiramo. Wayirangiza, iyo system iri open, uhita ujya kuzuza application form. Ndabereka ukuntu umuntu ayuzuza mu kanya. Iyo umaze kuyuzuza, umaze gusubmitinga, urategereza ukajya muri pool, mu tombora. Ni nka tombora ko baba baguhaye kode, bakazajya bagenda bahitamo bakubwira igihe uzagira kuri embassy.
iyo baguhisemo bakwandikira email n'aka application form n'agafomu kaba kariho isaha uzagirayo. Nk'uko nabivuze mu bindi biganiro byavuze, navuze ko abapolonais bubahiriza isaha. Uba ugomba rero kuhagera ku gihe bakubwiye n'isaha bakubwiye. So reka turebe dokima rero witwaza iyo utegereje appointment, sibyo? Muri icyo gihe utegereza appointment witwaza izihe dokima? Dokima witwaza ziri mandatory ni international passport, birumvikana, ni dokima bita admission letter na accommodation letter. Izi dokima uzihabwa na kaminuza, ntago wabigenda wabiprintinze ngo baguhereze visa. Bisaba ko ukoresha DHL ikabitaransfera ikajya kubifata ku ishuri ikabizana i Kigali. I Kigali ndumva ahantu twajyaga abantu bajyaga kubifata, aho DHL ikorera ni hehera, ni munsi hariya mu mujyi bahita gute, muri Chic, hepfo ya Chic, hepfo ya Mike na Chic, hepfo ya Mike gatoya, niho ujya gufata dokima. Icyo gihe icyo ukora uragenda ukuzuza, ukajya kuri DHL bakaguhereza, batanga komande, DHL hano ikajya kubifata ku ishuri ryawe. So n'ubundi muri dokima baba baragiye baguha, uba ugenda ubonaho aderese za kaminuza. So icyo gihe bajya kuzifata bakazishipinga. Kuzishipinga njyewe nazitegereje iminsi 3. Iminsi 3 zahise zingeraho. Cyangwa se wabona deadline yagufashe baguha appointment byirukanka ukazifata Tanzania. Aho kugira ngo ukererwe washipinga ukavuga ko picking location yawe izaba Tanzania. Tanzania haraba hari ahantu hari Dar es Salaam, ushobora kujya kuzifatirayo. Ikindi kintu werekana proof of payment. Uko nabivuze, hari kaminuza zimwe hari kaminuza zimwe usanga zisaba umwaka, hari na kaminuza zimwe usanga zisaba kimwe semester. So ubwo wowe wishyura bitewe nuko kaminuza yawe yabisabaga. Icya kabiri uba ugomba gukora ni motivation letter. Ngewe hano ndumva natibuka ko natanze motivation letter. Nshobora kuba naratanze letter yo muri heke yitwa eligibility letter, ndaza kubereka ukuntu iba imeze. Ikindi kintu ukenera sponsorship letter, ileta y'umuntu uzakwitangira cyangwa uzajya ugusapotinga. Ikindi kintu werekana one way flight reservation y'umwaka nako yo kugaruka uvuye muri Pologne. Icyo gihe ushyiramo hagati y'umwaka. Mbibutse neza, itariki iri kuri reservation yawe, kuri reservation yawe, ni nayo date ushyira ahantu ndi buze kubereka. Ubinyusanyije ntabwo visa yawe mpamya ko bishobora kuba byagorana. Rero biba bigomba kuba bimeze kimwe. Date ya departure na date of return ziba zigomba kuba zikorespondingana bigende no kuri flight yawe wa bookings. Hari amakampani bookinga amatike, hari abankoreye, hari abo njya nkoresha, so babigukorera. I can recommend uwo muntu, wenda muzi nta kibazo, kandi ntabwo biba byishyurwa, uretse wenda kuba wamubera umukiriya ugiye Tanzania kuko uba utarabimenya iby'amatike y'indege, so akagukorera negotiation akagufasha. Ikindi ni medical insurance. Medical insurance uba ukeneye iyo medical insurance nayo izakavaringa umwaka, kuko ugeze hano ufata, ni nk'iyo nakwita mituweli, ushobora gufata mituweli cyangwa se hari amakampani atanga insurance. So ariko iyo medical insurance ntuzakoreshe za Tanzania cyangwa iz'ikindi gihugu udatuyemo. Itegeko uko mbikeka ryavugaga ko ugomba kuba wakoresheje UAP yo mu Rwanda. So UAP uragenda, iyo bataguhaye visa UAP ayo mafaranga irayasubiza.
ndibuka neza ko bayasubiza. So biba ngombwa yuko bataguhaye viza ubereka yuko ukababwira ko iyo insurance utazayikenera ukayabasubiza. Ndumva barakeneraga twerishyuraga 485 niba nibuka neza, ntabwo mbyibuka. So wazajyaho ukabaza, ariko icy'ingenzi ugomba kumenya yuko nuko ukoresha UAP. So ikindi kintu ukenera proof of academic qualifications. So ni ukuvuga transcript yawe na cyangwa ugiye muri kujya muri kaminuza, ubwo ukenera cya gipapuro cyo muri heke kiriho amanota, ugakenera n'indangamanota bien sûr. Ikindi ugakenera passport photo, passport. Then ziba ziri hard, ntabwo ziba ziri scan. Ikindi kintu nibagiyemo hano ndumva ntabyo. Ibindi wakenera nibyo wakwiyongereraho, ariko iby'ingenzi ni ibyo. Ibiba biri original nabikubwiye, ibiba biri one way flight nabivuze, medical insurance nazivuze, nta kibazo. Ndumva ibyo uba ukeneye ni izo document. Iyo urangije ni iki? Iyo urangije nakubwira ngo ubukinga flight yo kujya Dar es Salaam cyangwa kuri ambasade yaho uri, cyangwa wenda niba utega bisi cyangwa niba uhaturiye ukajyayo. So icyo gihe nyine baba baguhaye appointment, baguhaye n'itariki, bakakubwira ati wenda uzagere ku tariki 10 z'ukwa munani saa 5:05. Icyo gihe nibwo uba ugomba kuba winjiye kuri embassy. Icyo gihe ibindi bintu witwaza amafaranga ya visa adasubizwa. Ikindi cya kabiri ukitwaza, hari igihe kaminuza yawe iba izakenera yuko bakora icyo bita legalization ya dokima zawe. Dokima uba ufite zikaba zigomba kuba legalized. Ni ukuvuga ngo za dokima zawe photocopy uba ufite hano ujyana n'ubundi, kuko uba ugomba kujyana amafotokopi ya diplome uyasigayo ari notified muri minijiste, n'ubundi nazo ubwo bakoze kopi ebyiri, kugira ngo nurangiza bazaguteraho kashi ya embassy, bavuge ko izo dokima zawe zemewe. Kuko hari amakaminuza akenera, bataguha diplome utari legalized, udafite dokima ziri legalized. So icyo gihe nazo uba ukeneye kubyitaho. Nyine kaminuza irabikubwira, hari igihe ibikubwira cyangwa se nawe uba ugomba kuyibaza. So reka rero tuvuge iyo ugezeyo kuri embassy bagukoresha interview, ariko interview ntugire, ntabwo biba ari ibintu bikaze. Nkeka ko nk'umuntu uba ushaka kujya muri Polonye ugomba kugira ngo umenye imijyi byibuze, umenye ishuri riherereye mu wuhe mujyi. So ibyo nibyo bibaza aheraho, akavuga ati uyu muntu azagaruka. Ko umuntu arashaka kujya muri Polonye, ariko nyuma yo kukubaza ngo Polonye iherereye hehe ntuhazi, bashaka kubaza university wigaho ntuyizi, barashaka kukubaza ngo uvuga impamvu wahisemo Polonye, cyangwa uvuga impamvu wahisemo iyo university ntabwo ubizi, cyangwa impamvu wahisemo iyo faculty ntabyo uzi. So hari igihe bashobora no kukuba n'ikibazo kugira ngo bacekinge koko ibintu ugiye kwiga niba ubizi. Dufate urugero, ugize umwaka ugasanga umuntu ugiye gukoresha interview wenda yize electronique, ashobora kukubaza ibibazo bijyanye na electronique. So nyine ugomba kuba witeguye ibibazo umuntu wese yakubaza. So akakubaza uwagukoreye application, ese niwe wayikoreye, ese imbogamizi zari zirimo n'ibihe, ese wavuganaga na kaminuza, ese wishyuye gute. Hari abantu rero bagenda badafite n'ayo makuru, so ku bw'amahirwe bakabaha visa, ntawamenya. Ariko wowe ntabwo ugiye gukora ibintu ugenda wizeye amahirwe y'abandi. So akakubaza umugaranta, mupfana iki, ubundi se kuki umugaranta ashaka kukwishyurira. So ibyo byose nyine uba ugomba kugenda wabaye tayari, ibyo bintu byose ubifiteho amakuru. Nyuma y'ibyo byose ubifite, ndumva nta kindi kintu byaza kugoranaho. Ahubwo reka mbereke eligibility letter heke uko iyitanga. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubone eligibility letter wandikira heke email,
ukababwira nkeneye kujya kwiga muri Polonye, ukababwira ishuri, ukabaha detaye, ukatacingaho bank statement yawe, ukatacingaho na bya za dokima wahawe ku ishuri. Icyo gihe nibwo njye bamaye, sinzi niba ariko bakibigenza. So reka mbereke urugero rwa eligibility letter, ndumva hano ari nawo umusozo, ubundi mbereke application form ukuntu yuzuza, tuhite dusoza. Alright, here we go. Then let's go to let's start with hope that you can see my screen. As I said, you have to send email to HEC. There is email, I think info@hec.gov.rw, ukaba requesting eligibility letter for admission muri university yo muri Polonye. So noneho baraza bakagusubiza, bakakwandikira email imeze gutya, njye nahisha amazina yanjye ngo dushingiye ku the bearer of this letter, uwahawe iyi baruwa ni umunyarwanda ufite ubwenegihugu, afite passport iyi n'iyi, yatwegeye asaba HEC, Ministry of Education in Republic of Rwanda, ko asaba eligibility letter yo kwiga masters mu cyiciro cyangwa bachelor mu cyiciro iki n'iki mu ishami riniri nabihishe, noneho muri kaminuza yitwa gutya of Technology Poland. Ubwo biterwa na kaminuza yawe nyine. So noneho ndabagira ngo mbabwire ko yize, ubwo aya makuru niwo bayabahaye, engineering ibi n'ibi abyiga muri College of Science and Technology, nadusha ariko ntabwo twari ngombwa, muri University of Rwanda, akaba ari ikigo cyemewe na leta y'u Rwanda. Tugendeye ku ibyo bintu byose twavuze, ku bumenyi byose twavuze, turemeza ko kanaka yujuje ibisabwa byose kugira ngo abe yajya muri masters. So still bakonfaminga yuko ari masters yo mu Rwanda, ariko bakarangiza bavuga ngo any support yakenerwa yose turayibemereye. Yarangiza agasoza agasinya. So ibindi nabihishe, ariko ni uku kuntu babikora. So bivuze ngo uba warabatanze izo detaye, then hari umukozi ubishinzwe agaprepara iyo dokima, kandi numva bitanze umutekano nk'umuntu uba ugiye kujya kwiga hanze, ukagenda n'igihugu kibizi byaguhaye eligibility for admission. So numva byaba biri avantage. So nyuma uba ugomba kuzuza application form nk'uko nabivuze. Kera barazidownloadingaga, ariko ntabwo nshaka kubereka iyo nuzurishije, njyewe ntabwo nshaka kubereka iyo nuzurishije yanjye. So hano utwarayo amafoto, ayihomekeraho, we ayitereraho, arayakwaka akayihomeraho, yarangiza hano ukuzuza amazina yawe, ukuzamo amazina yawe ya mazina y'amanyarwanda, hano ushyiramo izina ry'ikinyarwanda, ahakurikiyeho ugashyiraho izina. Ni ukuvuga ngo muri fomu iyo wuzuza online, wuzuza wenda amazina, tufate urugero Kalisa, warangiza ugashyiraho wenda uko byanditse mu nyuguti nkuru, niko nawe uba ugomba kubyandika, wenda Patrick gutya mu nyuguti nkuru, ugashyiramo place of igihe aho wavukiye, ariko biba biri ku ndangamuntu cyangwa kuri passport. Biba biri kuri passport, ntabwo byakunanira. Igihugu wavukiyeho ni u Rwanda, warangiza ugatikingaho. Ni ukuvuga ngo muri nuza system hari aho ubutikinga, ukavuga amasho status yawe. Niba uri umumineri, ibyo ndatekereza ko ubwo uri umumineri ababyeyi bawe barabyuzuza, ugashyiraho national ID yawe niba uyifite, rimwe kangahe, ugashyiraho dokima ukoresha, ni ordinary passport cyangwa waba uri umudipolomate sinzi, ugashyiraho hari nimero batanga PC kangahe, 3 kangahe, 9 kangahe, warangiza ukavuga igihe. Ibi byose biba biri kuri passport, igihe wayuhawe, igihe wayiherewe, n'igihe izarangira, n'igihugu cyayitanze, government of Rwanda, sibyo?
government of Rwanda, warangiza ariko ubyandika mu nyuguti nkuru. Okay. Warangiza hano ugashyiraho home address, ugashyiraho na nimero za telefone, ugashyiraho aho hantu utuye, niba bitandukanye n'aho wari usanzwe n'aha nationality twavuze ko hejuru tuba twabivuzeho, ukavuga ati no ntabwo ari ngombwa. Occupation ukora iki? Wenda tuvuge ndi computer scientist. So warangiza ibi byo ku ruhande ntabwo ubikora, uretse ko nta nubwo wabona uko ubyuzuzaho. So noneho wavuga main reason ni iyihe? Ni ukwiga. Igihugu ukandikamo ni Polonye. Noneho ukavuga ngo member of state of first entry, ni ikihe gihugu uzinjiramo bwa mbere? Ukahita uvuga ko ari Poland. So ukavuga number of days ni 365, niyo bari maximum, ntabwo warenza umwaka. Ugashyiraho multiple entry. Noneho warangiza bakakubaza ese wigeze ubona visa ya Schengen? Ukavuga ati yenda nayo cyangwa narayibonye. Fingerprint no, niba utarahawe Schengen. Ubwo aya ni amakuru wowe ugenda wiyuzuriza ku ruhande. So noneho hano akurikiraho iki? Aravuga ngo intended date. Aka kantu ko k'ingenzi katumye mbereka iyi form. Intended date yo kugera muri Pologne, ni ukuvuga ngo aba ari umunsi. Ni ukuvuga niba kuri departure date yawe, tuvuge urugero departure date yawe from Kigali, hari itariki iba iri ku igihe indege izagwira muri Poland. Icyo gihe iyo date niyo ushyiraho. So icyo gihe iyo date niyo ushyiraho. Tuva urugero uvuye i Kigali akenshi na saa 13 gutyo, uvuye i Kigali saa 6 z'ijoro, ubwo uzagera muri Polonye. Tuvuge uvuye i Kigali uyu munsi roturuwa z'ukwa gatandatu 2024, uzagera Polonye le 4 z'ukwa gatandatu 2024. Noneho departure date yawe is from Poland, iba ari umwaka umwe. Biba bigomba guhuza n'ibiri kuri reservation, kuri reservation wakoze. So icyo gihe dufata urugero, niba wenda ari umwaka ubwo, ni ukuvuga ngo ni ukugeza ku itariki le 31, wenda reka dufate le 31 z'ukwa gatanu 2025. So implication bigira ni iyi. What will be the implication of this is that your visa also will be expired on this date. So na visa yawe ibizarangira ku iyi tariki. So niyo mpamvu ntabwo uba ugomba kurenza umwaka. Then ukavuga umuntu uzagucumbikira cyangwa hoteli cyangwa umuntu muzahura, aderese y'umuntu uzagucumbikira, telefax, niba ari kaminuza ubwo ubyandikaho. So ibi ni ibintu bitewe na situation y'uwo muntu. Ese cost of izaba iri covered nande? Niba uri umusponsor, niba ari sponsor wawe ushyiraho V, niba ari wowe yego. So means of support ni cash, ni ibi byose ubyuzuza bitewe na situation yawe. Personal data cyangwa y'umuntu, umufamiliye wawe waba uri muri EU niba hari. So warangiza ugasinya. Hano ni itegeko gusinya, urasayini, uzagiprinting. Iki gifomu nyuma kiba kiriho barcode, uragiprinting nyuma, na hano hasi naho uraza ugaprinting. So noneho ibyo wari ukeneye byose bikaba birabaye. Iyo form uba wasinyeho niyo ushyira kuri embassy, na ya mafoto bakabiteraho. Ikindi ni iki, na za dokima zose twavuze zose. Ugusagenda kubaza, mugenda mukorana ikiganiro, just relax, ntuzagire ubwoba. Abakubaza ibintu bisanzwe nkuko nabivuze, ni ikiganiro. Interview itangira ukina mu dokima, abona ufite ubwoba, abona ujagaraye se cyangwa abona. So
aho niho interview itangirira. Ubundi rero tuvugisha ukuri nababwira ngo amahirwe masa, nkababwira ngo ntimugire ubwoba, nkababwira ngo icyawe ntaho kijya, nkababwira ngo niba duhari namwe muzahaba, niba byarashobotse nawe bizakunda. Icy'ingenzi ni uko udacika intege ukagumya ugategereza. Hari umuntu wanyandikiye arambwira ngo yacitse intege. Ntucike intege, sibyo? Ntabwo wajya mu hantu ibintu bidakomeye, ujya ahantu ibintu bikomeye ariko iyo uhageze urahatsinda. Icy'ingenzi ni ukwizera kandi ndizera Imana yuko izabafasha, kandi niyo byakwanga ntabwo ubuzima burangirira aho, ubuzima burakomeza kandi Imana iragukunda. Rero ntugire ikibazo. Rero ndabashimiye, murakoze, reka dusubire ubutaha. Ibihe byiza, ciao.